uko umwami Rwabugiri yifuje guhaka abakoloni ngo bajye bamudodera imyenda. Kigeli wa kane Rwabugiri wanamenyekanye ku izina ry'inkotanyi cyane niwo mwami w'u Rwanda wahuye bwa mbere n'abera b'abanyaburayi, anafatwa nk'umwami wa nyuma wabashije gutegeka u Rwanda atavugirwamo n'abazungu b'abakoloni kugeza ubwo mu mizo ya mbere yanifuje kubaka ngo bajye bamubohera imyenda. Kigeli wa kane Rwabugiri ni mwene Mutara wa kabiri Rwogera wayoboye u Rwanda mu kinyejana cya 19 agatanga mu 1853 nyuma yo kwizihiza umuganura wo muri uwo mwaka muri Kamena. Yasimbuwe n'umuhungu we Rwabugiri wabaye umunyabigwi ku ngoma ye kuko yakoze ibitero n'intambara nyinshi bituma abanyarwanda basingiza ubutwari n'insinzi zitari nke yabagejejeho. Ku ngoma ye niho hashingiye imvugo igira iti Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. Yimye ingoma akiri muto hagati y'imyaka 7 na 12 ku mazina ya Kigeli wa kane Sezisoni, ndetse bakanamuhimba umwana ucigatiye kuko ngo byari bibaye ubugira gatatu hima umwami utegekana na nyina kugeza akuze akabasha kwifatira ibyemezo. Yakomezanyije izina rya Sezisoni ariko nyuma aza kwita Rwabugiri aryambuye muramu we Rwabugiri mwene Gaceye wo mu bene Gitore, nkuko Sezibera mwene Rutikanga rwa Nkurikingoma wari umwira bivuga, ndetse bikanashimangirwa n'inyandiko za Alex Kagame wari waracengeye iby'ubwiru n'itonde ry'abami. Uyu mwami wategetse kugeza atanze mu 1895 nigeze ajya imbizi n'abakoloni uhereye umunsi amenyeraho ko bamaze kugera mu bihugu bikikije u Rwanda. Mu gitabo ibitaramo ku mateka y'u Rwanda cyanditswe na Kagiraneza Zefre avuga ko ubwo Rwabugiri yamaraga kumenya ko abakoloni bamaze gusesekara mu bihugu bituranyi, yahise atuma kuri Gashururu umwami w'ubujinja ati uzabanyoherereze mbabohera imyenda, maze abakoloni bakamusubiza bagira bati tuzashyira tuze. Mu 1894 umudage witwaga Gravongotse wayoboraga Afurika ndage y'Iburasirazuba yaje mu Rwanda maze ajya kureba Rwabugiri mu rugo rw'Ikageyo aherekejwe n'abandi bazungu babiri n'ingabo z'abirabura 620. Ubwo uyu muzungu yasuzanyaga urugwiro Rwabugiri maze akamucugusa ukuboko nk'uko mu muco wabo babigiraga ku muntu bishimiye, Rwabugiri ntiyabikunze. Icyo gihe yahise agira ati kino kigabo kirasuzugura ye, uratinyuka ukana igisa wa kinyamaswa mu gihugu cyanjye. Icyo gihe Gotse nabo bari kumwe bahise berekeza Kongo, ariko ntibasiga beruye ko u Rwanda rwamaze guhabwa abadage mu nama yari yabereye imbere mu 1884 igabagabanya abakoloni b'abanyaburayi ibihugu bya Afurika harimo n'u Rwanda. Uruhu rw'abazungu, imyambarire yabo ndetse no kuba hari abari bafite imbunda byatezaga ihubi no gukangarana mu banyarwanda batari babamenyereye, bakavuga ko ari impinja zavutse uwo munsi kubera uruhu rwabo ntizigira amano kuko babaga bambaye inkweto kandi bakaba batwaye imyuko, ubwo ni imbunda, banitwikiriye ibyibo, ubwo ni ingofero. Mu gihe cy'ubutware bwa Rwabugiri niwe wenyine wari ufite iri zina kuko yiyumvaga nka nyiri ububasha, nk'uko igisobanuro cy'ijambo ubugiri ari undi wari ufite iryo zina yari mwene Kabindi ka Nyarwaya Nyamutezi, ariko nawe aza kuryamburwa ahabwa Nyamahe, nk'uko byagiriwe mwene Gaceye wo mu bene Gitore wari na muramu w'umwami kugira ngo adakomeza kwitiranwa na nyiri u Rwanda. Ndabashimiye. Umwanditsi w'ibitabo Alex Kagame yagize ati basomyi nimugwire, nanjye ndagira ni nibukore subscribe ku Nganji Rwanda.